ba diaspora ba Dallas muri he koko mbashaka muze hano umva ngo ngiye kuvuga kwiki kubyo machaka kuvugaho ese ko mushaka kuntindira umva mugerageze mubanguke kuko iyi live irakenewe aba diaspora tupo go Brian Masheri ese warurihe eko mvuye kwikoza imihanda ariko mfite inkuru ntoraguye imihanda umva nimba tuzahura ryari nkazi kuranguza ngo kabwire na tantine azemperuka ari hatuye ni mubangu bego ko mubwire yego kunyagasani ntago waraye ugiye imihanda mana y'u Rwanda ego ntago waraye ugiye imihanda ntumbwire so ukuntu ndazi kuranguza burya umva ngo iki ko nzi kuranguza ra ego mbo njewe en fait tupo ukuntu kaunda zimeze ndashaka mwese ko muba mwegiye hino gato nkabanza nkazibaranguza so anyway sinje hano nje gushinyagura sinje hano nje kwikore byabarungi I set live so aba diaspora turahari umushusawo ubwo rero Imana ishimwe ubwo muhari hari amataxi muri kugenda munyohererezaho ariko shacyo kora muri abana beza ncuhuje aba diaspora baheshejwe umugisha amataxi yabagezeho murangije muri yo geneti wamiye uponyonyo Yeswe mumbwire muravuze ngo nibwo ngitaha tuje gukora live nka yindi y'agaturu ka mu gitondo munakajuwe so njewe nje hano ku bintu bikurikira hari ntago nje gushinyagura aba diaspora mutuye muri za Dallas cyane abagore mufite abagabo ba diaspora muze hano icyambere kubera iki inkuru zanyu zijya hanze y'umuntu apfuye reka duhere kuri uyu mugore ngo witwa Pastor Mutesi yes ntago njewe nje gushinyagura je suis désolé kuko bajya bavuga ngo utarashyingura mu ibanga ry'umusozi agira ngo guhamba nuguhambire niwe ndanakora Twitter space no kuvuga ngo ntago uya mataxi bayazane ego ese rura wabagahe nakubona ngo shungo dore Godfather akasongo yihwa just Godfather asakoresha WhatsApp nani fa Instagram okay ndamusuhuje hi bon Pastor Mutesi ndashaka kubabaza ikintu kimwe njewe sinje hano gushinyagura uriya mugabo yaruwe cyangwa nagiye kubona ari kuvuga yes ari gupostinga umugore wagize ibyago ntabwo nari nzi yuko baba pasiteri nabo badetingana bateretana ndashaka kumenya yari afite umugabo byemewe n'amategeko cyangwa yari afite uyu mugabo wapfuye witwa mana we Rusagara waririmbye muri korali Hoziyana guys yari umugabo we yes cyangwa se yari umukunzi we probably kuko njewe nzi ko uyu mugabo afite umugore bajyanye muri Amerika epuyi uyu mugore nawe nkabanzi ko yari afite okay yari boyfriend we probably okay thank you ese ikintu nabonye ukuntu yapostinze umuntu yagize ibyago aza yes yari fiancé we yes aza no ku yego ndabizi ko yasabye hakose wambabariye ko nje kubigeraho
ego mbabarira ndazizanye ariko ndazikoreza iki gitondo yari fiancé we probably ntabwo bari baranahuye tu ni nka kwa kunde aba diaspora bakundana online mbega byari online love kubera yanakoze ikiga Yesuwe cyo kora mu buzima noneho arangije hari ibintu yapostinze ngo warankunze urabinyereka utuma menya uko byibuze ko ku isi hari umuntu nkunda by'ukuri ugiye nkigukeneye warakoze kunyicaza ku wa mbere ukambwira byose ukambwira bose nabo nitaga inshuti kandi ari abagambanyi umuntu yapfushije aza mu magambo umuntu yapfushije aza no mu matiku amatiku y'abarokore ntajya ashira uyu ntabwo yari umugabo we yari fiancé none se fiancé gute umwita umugabo wawe cyangwa umugore wawe ikindi aba bantu bombi bari bagifite isezerano sinzi ikibazo gihari yes kugira ibyago natwe twababaye kuko ikiremwa muntu iyo umuntu apfuye of course twese turababara ariko uyu mugore hajemo amatiku asa namibiki ubusa umugore babyaranye ari kuvuga ngana ati umugore babyaranye mu byukuri ari kuvuga amagambo angana ati jewe nabirebye ndavuga ntambo ntigewe utari gusobanukirwa si by'iyi mihanda ntabwo narizi yuko n'abapasiteri kazi cyangwa abarokore namwe mukora online love narinzi ko ari iby'abanyamihanda namwe muri abanyamihanda pe namwe muri abanyamihanda so uyu mugore uyu mugabo yarafite umugore w'isezerano